akireba akitegereje abona arakiza apfunduye abonamo zahabu ajya kureba aho yayishyize arayibura ariko arakimesa neza arongera asubizamo zahabu arafunga neza apfundura igiseke cyari ku meza kuri saramanje arongera ashyiramo zahabu arapfundikira. Umugabo rero mu gutaha yahitiye ku isoko agura umuhini aravuga ati uko byamera kose uyu mugore ndamukubita umuhini umva ko yivuze ngo nimurokore ngo arakijijwe barakiranuka yabyumvishije numva umujinya yabyumvishije numviseseminyije ati no musa ati bonye urwati none ati ndamutapa we ati ndamudunda we aturetse naza kukandi ndamukocora we. Umugabo atanu umuhini ageze kuri porotaya arakubita umugore aje kumwakira umugabo ati ntacyo mvugana nawe utaranyereka zawanyu. Umugore atari ku mugabo mwiza wabanje ukinjira ukanafungura ibya zahabu ko turi buze kubireba wabanje ukaza. Hari abagore bazi kuvuga neza, abagore mujye muvuga neza. Kuki abakristo b'ikinyi basigaye bahemuka kaguriza umuntu amafaranga akajya kuyagwara uko muvuye kwa mutwara sibo cyangwa muvuye kwa mudugudu. Barimo baranga gukiranukira Imana kandi mwarangiza mugasenga Imana ngo Mana ngo duhe, ngo Mana ngo dutabare, ngo Mana ngo dufashe. Imana yagufasha gute gukiranuka byaranga? Biragusaba kuba maso, biragusaba gukanura kugira ngo Satani atakuriganya agakiza Imana yaguhaye. Ibuka ahantu Imana yakuvanye hari akazi byari bikugoye ariko Yesu agukurayo. Ba maso kugira ngo agakiza kawe tayibona atakakuriganya. Ese urakanuye cyangwa urasinziriye? Urakanuye cyangwa urasinziriye? Mwese nimukanure, nimukanure kugira ngo Yesu atabacika. Iyo nicaye mu rugo kubera umubyibuho wanjye harye nicara ndimo nuza iby'Imana yavuganye nanjye, nicariye nko muri salo umugore akaza agahengereza kandi ubwo mba mureba akambwa atari kugura reba ni ukuri ndareba ati kugura reba ni ukuri nkanure se urebe ngakanura nabwo akagira gute akarakabwa ati nabona gutareba. Tujya turya ibishyimbo, turya umuceri, turya ubugari, turya imyumbati, twambare neza, tube mu mazu meza, dutwara amamodokari, tugendera hejuru mu kirere mu ndege ndetse no mu mato tugendere munsi y'amazi. Ariko igihe nikigera uwaturemye azaduhamagara kandi tuzamwitaba. Ko niko nawe abadayimoni bashaka kureka kuruzamwara ugeze kuri finali y'urugendo kandi warabaye mu rusengero kandi warasenze kandi wararirimbye kandi waratanze amaturo, warubatse urusengero, waratanze inyubako, waratanze igihe cyawe. Ufite iki? Ufite iki? Ufite iki? Ni iki wicaranye? Ni iki ugendana? Ni iki uryamana? Ufite iki? Ndakubaza ngo ufite iki? Ni iki wibitseho? Muri uru rugendo ufite iki? Shaka ukuntu ukanura. Nubwo iyi si n'ibiducunda, nubwo iyi si n'ibidukaranga, ariko kanura. Kanura. Ubukene buza ariko kanure, ubupfubyi buza ariko kanure, ubushomeri buza ariko kanure, ubupfakazi buza ariko kanure, ibigeragezo biza ariko kanure, gushaka gutinda ariko ukanure, mbega bagusuzugura ariko ukanure, bakwaje ariko ukanure, bagutesha agaciro ariko ukanure, bagusunika ariko ukanure, mbega ukanure. 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 Umukwe arahamagara, uwumva ijwi rye wese niyitabe. Tunezerwe twishime tuyihimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye. Yesu ashimwe. Duhuze ibiganza dukomere Yesu amashyi nanone. Ndabanza kongera kubibwira ku bantu bambonye ari ubwa mbere ariko ntekereza ko hano atari ubwa mbere. Nitwa Nkundabenshi Jean Dodier, niyo mazina yanjye bwite. Ntuye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Kamonyi aho bita Igihinga, hari ahubatse akarere ka Kamonyi. Hanyuma nsengera ku itorero rya Rubonobono, paruwasi yacu ni Gasafi. Dushimiye Imana ko Imana yatwemereye kubana namwe. Dusoma ijambo ry'Imana rero ndumva mbibwiye, ariko hari izina
na bajya bansaba gusobanura barambaza ngo Simba wa Yuda rivahe warikuye hehe tubwira impamvu witwa Simba wa Yuda. Simba wa Yuda nababwiye amazina yanjye bwite. Simba wa Yuda naryitiwe mu rusengero nkuko ushobora kuza kanezeza Imana nawe ukava mu rusengero Imana ikwisizira. Hanyuma rero Simba wa Yuda nakundaga kuvuga mu bubyutse bw'iwacu mu rubonobono ijambo rivuga ngo Yesu ni Simba wa Yuda, abantu bakabyikiriza gutyo. Yesu ni Simba wa Yuda bakabyikiriza uko bivuze rero abantu bataha nakubitana nabo duhuriye mu isoko, duhuriye Nyabugogo, duhuriye mu Bukwe, duhuriye ahantu hose bati dore wa mugabo ngo Yesu ni Simba wa Yuda. Babura uko babivuga rero bakamamagara ngo Simba wa Yuda. Nuko izina ryamfashe kugera n'uyu munsi umugore wanjye ampamagara Simba, abana ni Simba, mbega ubwo rero ryarafashe nta nari kwepera. N'umunsi nzava mu iyi si bazavuga ngo umugabo witwa Simba wa Yuda ageze gute aratashye, kandi mujye mumenye ko tuzataha. Haleluya, haleluya, haleluya. Mujye mumenye ko tuzagira gute yemwe. Kuri abantu mutajya mubitekereza ko tuzataha iwacu ntabwo ari inaha. Mujye mumenya ko igihe kimwe tuzava kuri ubu butaka tukajya aho Imana yaduteguriye. Sifa kwa Mungu. Dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Abami, tuzagenda n'ukuri. Ni aka kantu ntabwo nzajya imbere y'abakristo ntakababwiye yuko tuzagenda. Iwacu sinaha ngaha mujye mubimenya. Tujya turya ibishyimbo, turya umuceri, turya ubugari, turya imyumbati, twambare neza, tube mu mazu meza, dutwara amamodokari, tugendera hejuru mu kirere mu ndege ndetse no mu mato tugendere munsi y'amazi. Ariko igihe nikigera uwaturemye azaduhamagara kandi tuzamwitaba. Haleluya, haleluya. Uwatubumbabumbye watuzanye inanga tutazi uko yahatugejeje ni nako azahadukura, tubishaka tutabishaka. Cyo mukimenya, cyo mujye mukimenya. Gusa ikintu nabonye cyo urupfu rwo ntirumenyerwa. Iyo turuvuga cyangwa iyo mpagaze hano mbivuga tuba twumva ari ibintu byoroheje, ariko iyo rukugezeho ariko ntacyo waduhamagaze tuzamwitaba. Yesu ashimwe. Igitabo cy'Abami, igitabo cya kabiri cy'Abami ibice 2 murongo w'9. Igitabo cya kabiri cy'Abami ibice 2 murongo w'9. Dusome mu izina rya Yesu. Aravuze ngo bageze hakurya Eliya abwira Elisa ati nsaba icyo ushaka cyose ndakigukorera ntaratandukanywa nawe. Elisa aramusaba ati ndakwinginze ndaga imigabane 2 y'umwuka wawe, ndaga imigabane 2 y'umwuka wawe. Eliya aramusubiza ati uransaba ikiruhije cyane, icyakora numbona nkigukurwaho birakubera bityo, ariko nutambona siko iri bube. Yarahira ijambo nanone. Haleluya. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo ibice 25 murongo wa 6. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo ibice 25 murongo waho no wa 6. Aravuze ngo ariko ninjoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke mu musanganire. Base babakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima. Ariko abanyabwenge abapfu babwira abanyabwenge bati nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima. Ariko abanyabwenge barabakanira bati yego keraho. Yesu ashimwe. Ariko abanyabwenge barabahakanira bati oya.
reba umuntu mwicaye mubwire ngo amavuta na yawe ntagara y'abantu. Kuko mu buzima busanzwe jewe sinyapfa kwisiga amavuta. Ntago njapfa kwisiga amavuta ngewe. Oya, Yesu yabikemuriye rimwe. Yabikemuriye rimwe n'ukuri kw'Imana. Yaje gusubiza byose. Aragusubiza gusubisha. Hanyuma hari umuntu ushobora kwisiga amavuta y'undi atayamenyereye akamutera icyo bita ararisha. Siko bimeze? Hanyuma rero bikasaba ko ugomba kwisiga amavuta yawe utisiza amavuta y'undi. Aho ni mu buzima busanzwe. No mu mwuka rero umuntu agira amavuta ye. Ntago amavuta ari y'abantu bose. Kuko biravuze ngo abapfu babwiye abanyabwenge ngo nimuduhe ku mavuta kuko amatabaza yacu agire gute azima. Barababwira ati oya muzabaze. Muzabaze. Ntago bikunda byo gushaka yanyu. Hanyuma je kubaganiza amagambo agera kuri ane akuwe mu nsanganyamatsiko imwe ariyo teme y'ijambo ivuga ngo kuba maso mu rugendo. Kuba maso hehe? Mu rugendo. Mbese abantu bari maso cyangwa bararangaye? Imana iduhe kuba maso. Wakureba wicaye muri literaniro yagira ngo urareba. Urebye abantu benshi, amatorero menshi ari muri iki gihugu n'amadini menshi n'abantu benshi n'abari ku misozi barimo basenga bavuga ngo Mana batakira Imana bahamagara Imana. Ubarebye wagira ngo bari maso. Nyamara Yesu aramutsaje twakorwa n'isoni. Mureke dusenge tubwire ngo Mana duhe kuba maso muri urugendo kuko ibintu birakaze. Ijambo rya mbere mu magambo agera nko Kurani, ijambo rya mbere ni ugukanura. Gukanura ni ugukanura. Ni ugukanura. Iyo nicaye mu rugo kubera umubyibuho wanjye, harye nicara ndimo nuza iby'Imana yavuganye nanjye, nicariye nko muri salo umugore akaza agahegereza, kandi ubwo mba mureba, akambwa atari kugura reba, ni ukuri ndareba. Ati kugura reba ni ukuri nkanura se urebe. Ngakanura nabwo akagira gute? Akarakabwa ati nabona gutareba. Kandi ubwo mba ngize gute yemwe? Bandeba. Hanyuma rero kugira ngo abantu bamenye ko bakwiriye gukanura bakaba maso, uzarebe iyo umuntu asinziriye, iyo umukozeho ntashobora kukubwira ko asinziriye, akubwira ko ari kandi abagize gute? Araburana pe. Kandi burya aba yasinziriye. Iyo umukozeho umunyega ati nyamuneka kanguka, niyo binahiye uramubwira uti kanguka urye, arabwira ati jewe ndi maso, ati ntugire ikibazo, ati mbwira ko byageze, kandi yagize gute? Arasinziriye. Ubwo rero ijambo rya mbere mwese ni mukanure. Ni mukanure kugira ngo Yesu atabacika. Ijambo rya kabiri ni mukiranuke. Mugire mute? Muri uru rugendo ni mukiranuke, mukiranukira Imana. Ijambo rya gatatu ni mubika amavuta. Mubika iki? Ijambo rya kane ni mwite ku iherezo ry'ubugingo bwanyu. Nayo magambo ane bafitiye tugiye kuganiramo, ubundi tugasenga iki yemwe? Imana. Tuyibwira ngo Mana duhe kwita ku iherezo ry'ubugingo bwacu. Kubera iki dukwiriye gukanura tukaba maso muri uru rugendo? Haleluya. Haleluya. Ijambo dusomye muri iki gitabo cy'abami tubonyemo umugabo witwa Eliya ndetse na Elisa. Elisa yari umugaragu wa Eliya. Igihe kimwe Imana ihamagara Eliya iramubwira ngo Eliya itegure ngiye kukwimura muvane mu isi mujyane mu ijuru. Haleluya. Hanyuma nta kintu yigeze amenyesha Elisa nk'umuntu babanaga mu rugo, ahubwo Elisa yabicungiraga hafi. Cyakora Eliya abwira Elisa, arambwira ngo Elisa sigara hano muri uru rugo, dore Uwiteka ntumye i Beteli. Elisa abwira Eliya, arambwira ati nkuraye ubugingo bwanjye sisigara muri uru rugo, i Beteli turajyana. Ngo baragenda bageze i Beteli, Eliya arongera abwira Elisa, arambwira ngo Elisa sigara hano i Beteli, dore Uwiteka ntumye i Yeriko. Elisa ahakanira nanone Eliya, arambwira ati nkuraye Uwiteka n'ubugingo bwanjye ntabwo sigara i Beteli, i Yeriko turajyana. Baragenda bageze i Yeriko,
babwira Elisa, barabwira niko Elisa urajya hehe ko shobuja agiye kugukurwaho, ko agiye gutandukanywa nawe. Elisa asubiza abana b'abahanuzi arabwira ngo ye nimuceceke nanjye ngize gute yemwe. Umunyarwanda yaravuze ngo ikintu cya mbere ni amakuru. Nutagira amakuru y'uru rugero rugana mu ijuru ntabwo uzarushobora, uzagwa nzira. Agaciro k'uru rugero rugana mu ijuru nimushaka amakuru. Haleluya. Muri ibyo arandamo nkunda kumva amakuru y'umurwa. Haleluya. Cyangwa mukasaba amakuru y'umurwa sha. Amakuru y'umurwa mukayasaba, mukicara mu materaniro ko mufite amakuru y'umurwa. Mukaririmba mufite amakuru y'umurwa, mugasenga mufite amakuru y'umurwa, mukaza mu idini rya DPR ko mufite amakuru y'umurwa. Haleluya. Haleluya. Elisa arababwira ngo nimuceceke nanjye ngize gute yemwe ndabizi. Ngo Eliya arongera abwira Elisa, arabwira ngo Elisa wasigaye Yeriko ko Uwiteka anyohereje kuri Yorodani. Elisa arongera abwira Eliya ati nkuraye Uwiteka n'ubugingo bwanjye sindi busigare Yeriko no kuri Yorodani turajyana. Baragenda bageze kuri Yorodani, Eliya arongera abwira Elisa arabwira ariko wasigaye hano kuri Yorodani Uwiteka numye harahakurya. Elisa arongera abwira Eliya ati niba ne Yorodani turayambukana ariko sindi busigare hakuno. Ngo Eliya abonye ko abuze uko abigenza afata umwitero we awukubita muri Yorodani, amazi acikamo kabiri, amwe hepfo andi haruguru. Ngo barangije bambuka ku butaka bw'umutse bagera hakurya. Ngo bageze hakurya abana b'abahanuzi ngo bari ku musozi yari kuba bitegeye, ariko ngo icyari kibahagaritseyo ngo kwari ukuntu bari bitegeye kubona ukuntu Elisa agiye gukorwa n'isoni. Unamwara uko niko nawe abadayimoni bashaka kureba ukuntu uzamwara ugeze kuri finali y'urugendo, kandi warabaye mu rusengero, kandi warasenze, kandi wararirimbye, kandi waratanze amaturo, warubatse urusengero, waratanze inyubako, waratanze igihe cyawe. Nk'umuntu waje gusenga agatanga igihe cye ariko agasohoka hano nta jambo ry'Imana yumvishije, agasohoka hano adasenze, uwo muntu aba afite igihombo gikomeye. Bari zakurinde guhombera mu nzu y'Imana. Yesu ashimwe. Haleluya. Hashize akanya Eliya abwira Elisa, arambwira tuva Elisa ku ijambo twasomye, arambwira ngo nsaba icyo ushaka icyo ari cyo cyose ndakigukorera naratandukanywa nawe. Dufite abakristo batazi gusaba, barimo gusaba Imana bagasaba utuntu duciriritse. Urasaba umuntu ukamusaba boda, urasaba Imana ukayisaba shikarete, abandi mukayisaba isukari, abandi mukayisaba umunyu, abandi mukayisaba umuceri, kandi ibyo ni ibintu bitabirangira. Nimusabe ikintu gikomeye Imana, uyibwira uti wenda Mana ndashaka ko njye umunsi nzava mu isi uzankorera ibirori, uzataha ubukwe bwanjye. Isaba ikintu gikomeye. Usaba umuceri umara kurya ukajya hara kuri toilette. Imyambaro umara kwambara ejo ukaba wacitse ukaba washaje. Murasaba ibintu biciriritse. Isaba ikintu gikomeye nayo ivuga iti runaka yarasenze aransaba. Jewe mbonye umwanya wo kwegera Imana neza ndayisaba. Isaba nkayaka mbona ko ari byahatari. Murabyo amafaranga musaba amafaranga se n'ubu wasohoka nikayaguha. Faranga yo ni ibintu biciriritse, ibintu toto. Musaba ibintu by'iteka, iteka n'iteka, ibihe bizarama. Haleluya. 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 Arabwira ngo saba icyo ushaka icyo ari cyo cyose ndakigukora naratandukanywa nawe. Elisa ni umuhanga. Abwira Eliya, arabwira ngo ndaga imigabane ibiri y'umwuka ukurimo. Eliya abwira Elisa, arabwira ati usabye ikintu kiruhije, usabye ikintu gikomeye. Iyo usaba nk'umurima nari gutambura n'uwa musozi wose nawuguhaye. Iyo usaba nk'inka nari kubwira ntizazi nizasigaye hariya na tugeno zose uzitwara. Ariko usabye ikintu kigize gutema. Iyo usaba byibuza wenda nk'ikira ifarashi nakore indogobe zose ziri iwanjye nje uzitwara. Ariko usabye ikintu kigize guteyemwe kiruhishe. Ariko
Eliya abwira Elisa ijambo rikomeye, aramubwira ngo nuntumbira naratandukana kaba maso. Murabyumva? Birakubera uko nguko, ariko nutaba maso ntabwo ariko biri bugire gutembwe biri bube. Ubwo byasabaga Elisa kugira gute? Iyo rya jambo nababwiye. Mbarizo bwica ngo mbese urakanuye cyangwa urasinziriye? Urakanuye cyangwa urasinziriye? Byasabaga Elisa gukanura. Mukanya nkako guhumbya haboneka igare ry'amafarashi n'umuriro n'umuyaga, harimo umusenyi, harimo ibiti, harimo amabuye, harimo imicanga, harimo ibyatsi. Hanyuma biterura Eliya na Elisa bose burya byarabateruye, birabaterurana bajyana muri serwakira. Umuhungu arakurikira, byamusabaga gukanura mu mabuye, mu micanga, mu biti. Arakanura umuriro, arakanura. Abonye Eliya amucitse, ashyira induru ku munwa, aravuga ati aravuga ati data wabereye Isiraheli amagare n'amafarashi. Haleluya. Avuga atarancitse we, aragiye asigiye aho. Ariko induru ya Elisa igira umumaro. Induru ya Elisa igira umumaro. Singira umwitera amanukana nawo, hagwana nawo hasi, aratoragura arawureba. Abana b'abahanuzi ngo babireberaga hakurya ku musozi. Elisa utoraguye umwitero Eliya ataye, nawe yegera Yorodani. Fata wa mwitero kubita muri Yorodani. Haravuga ati Mana ya Eliya urihe? Asalamandara bon Shandokere bone stansore bone dry tole bosire kere bone. Haravuga ati Mana ya Eliya urihe? Ubundi najya nkubwira ngo abantu bakwiriye kukumenyaho Imana. Abantu bakwiriye kukumenyaho Imana. Uzabura amafaranga, ubure inzu mu mujyi wa Kigali, ubure nayo gukodesha, ubure umwuka wera, ubure n'ururimi, ubure n'Imana. Ibyo byose ubibure. Mana ya Eliya urihe? Amazi acikamo kabiri. Muhungu yambuka n'umwitero, yambuka mu Yorodani nawe aratambuka. Haleluya, haleluya, haleluya. Ngo abana b'abahanuzi bamanuka ku musozi biruka, barebejya mu mwuka babone bamanuka umusozi biruka. Ngo baraza basanga aho Elisa ahagaze ku musozi. Abonye igitangaza cya mbere gikoreketse, cyo nicyo gitangaza cya mbere Elisa yakoze. Ngo ageze hakurya y'amazi, ngo abahungu ngo bazamukubita imbere, baravuga ngo nukuri umwuka wari muri Eliya no muri Elisa nawe ageze gute yemwe? Ufite iki? Ufite iki? Ufite iki? Ni iki wicaranye? Ni iki ugendana? Ni iki uryamana? Ufite iki? Ndakubaza ngo ufite iki? Ni iki wibitseho? Muri uru rugendo ufite iki? Shaka ukuntu ukanura. Nubwo iyi si irimo iducunda, nubwo iyi si irimo idukaranga, ariko kanura. Kanura. Ubukene buza ariko kanure, ubupfubyi buza ariko kanure, ubushomeri buza ariko kanure, ubupfakazi buza ariko kanure, ibigeragezo biza ariko kanure, gushaka gutinda ariko ukanure, mbega bagusuzugura ariko ukanure, bakwange ariko ukanure, bagutesha agaciro ariko ukanure, bagusunika ariko ukanure, mbega ukanure. 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 Haleluya. Haleluya. Hari umugabo utarabashe kuba maso. Igitabo cy'Itangiriro ibice byaho 15 umurongo wa 12. Imana yabwiye Abrahamu irambwira ngo
mwabe maso. Hanyuma imutegeka kujya gutamba ibitambo. Aburahamu ngo amaze gutamba ibitambo, mu kanya nk'ako guhumbya mu masaha y'ikirengarenga ngafatwa n'icuraburindi ry'ibitotsi arasinzira. Inkongoro ziramanuka zigiye kugwa ku gitambo, Uwiteka aratabara amanura umuriro atwika igitambo. Imana yicuza Aburahamu iramubwira ngo Aburahamu, ngo kuko utabashije kuba maso, wowe Aburahamu urubyaro rwawe abazagukomokaho bose bazaba abashyitsi bazakora imirimo y'uburetwa mu gihugu cy'abanyamahanga. Bazamara imyaka 400 bakora imirimo y'uburetwa kandi bababazwa kuko utabashije kuba maso. Aburahamu ntabwo atari yagize umusaza, ariko agatotsi gato kamufashe, Imana iramukosora. Nawe nutaba maso Imana izagukosora. Bibiliya, ijambo ry'Imana muri iki gitabo cy'abami ba mbere, igitabo cya mbere cy'abami ibice 3:16, Bibiliya igaragaza abagore babiri ngo bari abagore b'abamaraya. Babaga mu nzu bombi, ngo nta mushyitsi bari bafite, nta mbega bari bafite, bari baraye muri urwo rugo. Ngo umwe yarabyaye, ariko ngo hashire iminsi 3 undi nawe aragira gute, arabyara. Ngo bose gufatwa n'ibitotsi barasinzira. Ngo umwe asinziriye mu gicuku aryamira umwana we arapfa. Ngo asanze yapfuye, ngo yiyambura uwo mwana amukura mu gituza cye, aragenda asanga uwo mugenzi we ni muzima, amumukuramo, afata uwe wapfuye amuhereza mugenzi we. Hanyuma uwo muzima aramutwara. Uwo rero nawe bakuyemo umwana mu gituza wari muzima, nawe yari yafashwe n'ibitotsi byinshi asinziriye. Ariko ngo mu gitondo yicure ahereza umwana ibere, asanga uwo mwana agiye guhibera ageze gute, yapfuye. Ariko ngo amwitegereze neza, asanga suwe. Agiye kureba mugenzi we, asanga mugenzi we yamumutwaye. Dore intambara rero, dore urugamba rero. Umwe ati n'uwanjye, undi ati si uwawe. Uyu ati muzima n'uwanjye, ati wapfuye n'uwawe. Undi ati muzima n'uwanjye, wapfuye niwe wawe. Baratongana, ngo urubanza rwabo ruragenda rugera ku mwami Salomo. Salomo ngo yari amaze iminsi avuye ku musozi gusenga, Imana imuhaye ikintu bita ubwenge. Haleluya. Salomo ngo urubanza rumugeraho, ngo rumugezeho, ngo nta kindi yakoze. Ngo areba ukuntu abagore baburana, umwe avuga ati ubuzima n'uwanjye, undi ati wapfuye n'uwanjye, ubuzima n'uwanjye, undi wapfuye n'uwanjye. Salomo arangije avuga ati nimunzanire inkota hano mbereke. Aravuga ati uyu mwana ngiye kumucamo kabiri, umwe muhereze igipande n'undi muhereze igipande. Salomo urubanza yararuciye. Ngo azamura inkota, hanyuma utari nyiri umwana akajya yijugunya hejuru, ati mwama ati yego, timucemo kabiri atwara igipande nanjye ntwara ikindi. Akijugunya hejuru, ati mwama ati gira vati manura vuba, ati witinda, camo kabiri umuhereza igipande nanjye sigarana ikindi, asigara nawe ikindi gipande. Nyiri umwana, nyina w'umwana ngo amabere arikora. Ngo abwira umwami Salomo, arambwira ati mva mwami nyagasani, uwo mwana wimucamo kabiri, ahubwo mumuha mujyane aho kugira ngo mucemo kabiri, amugirire impuhwe. Salomo nk'umuntu wahawe ubwenge n'Imana, ngo abonye ukuntu uwo mubyeyi yagize impuhwe, nawe umwuka wera muzaho amubwira ko ngo ugize impuhwe ari we nyiri mwana. Haleluya. Salomo afata umwana agira gute yemwe, amuhereza nyina, uwo nguwo akuraho. Biragusaba kuba maso, biragusaba gukanura, kugira ngo Satani atakuriganya agakiza Imana yaguhaye. Ibuka ahantu Imana yakuvanye hari akazi, byari bikugoye, ariko Yesu agukurayo. Ba maso kugira ngo agakiza kawe dayimoni atakakuriganya, cyangwa iminsi ikakubuza agakiza kawe wari warakarambye warangiza kakakwambura. Imana idushoboze kuba maso, idushoboze gukanura mu izina ryande rya Yesu. Ijambo rya kabiri ni ugukomeza gukiranuka. Gukiranuka muri uru rugendo, Imana yashaka abantu bakiranuka, barimo baranga gukiranukira Imana. Kandi mwarangiza mugasenga Imana ngo Mana ngo duhe, ngo Mana ngo dutabare, ngo Mana ngo dufashe. Imana yagufasha gute gukiranuka byaranze? Igitabo cya Yobu ibice byaho, Yobu ibice bya 27 ku murongo wa 5, Yobu yaravuze ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje,
sinzikuraho kubinyanga mugayo. Imana ifitanye ikibazo n'abakristo muri urugero kuko banze kubinyanga mugayo. Icyambere naga abakristo bagikiranuka ku cyacumi, naga abakristo bagikiranuka ku maturo, naga abakristo bagikora imirimo, basigaye babireba ntibabiha agaciro. Kandi mba hari ibintu ukwiriye guha agaciro, ukwiriye guha agaciro umurimo w'Imana, ukwiriye gukiranuka, ugakiranuka aho abantu bakureba naho batagira guteyemwe batakureba. Hari igihe abantu baba bashaka kujya kubakiranuke aho abantu babareba, aho abantu babareba, ugashaka gukora ibintu ngo abantu bakurebe ngo bakumenye ukigira igitangaza. Oya, ibyo ntaho byandikwa. Muri ibyo yararimbye avuga ngo imirimo y'abera irandikwa kandi izibukwa. Haleluya. Niba ukeneye yuko imirimo yawe izibukwa, niba ukeneye yuko Imana izakuvuga mu ruhame rw'abantu, kiranuka kandi ukiranuka aho abantu bakureba naho batagira gutemwe batakureba, kandi ubinyangamugayo. Guca abakristo b'iki basigaye bahemuka, kaguriza umuntu amafaranga akajya kuyagwara uko muvuye kwa mutwara sibo cyangwa muvuye kwa mudugudu. Bandi dusukane bari tugirire neza. Abakristo b'iki ntabwo bagikiranuka, baririmbyi kintu cyitwa gasanduku ka korali, umusanzu wa korali, ntabwo bawukiranuka, basigaye bayatanga batabishaka. Ugasanga perezida muramurushya, mubitsi muramurushya, ababitsi babika amafaranga nabo barago bakontabona. Imana igibo baha imbaraga n'amavuta. Imana dusure kandi Imana tugire neza. Ariko niba hari ikintu Imana izibukiraho umukiranutsi cyangwa izibukiraho umuntu wari we wese, ni ugukiranuka ku gatoya no ku kanini, ugakiranukira hihere n'ahaterereye. Ye mu minsi yashize Imana yerutse kungerageza kuri iri jambo, iri ndimo mvuga irangerageza. Kandi buriya abavuga ubutumwa hafi ya bose muzabona bavuga ubutumwa bwiza inshuro nyinshi, namaje kubigenzura neza narabipima. Ibintu bavugiye ahangaha nabo iyo bamaje kubivuga nabo biragaruka bikabagerageza. Bikagupima ibitangaza wabwiye abandi nawe birakugarukira. Kugira ngo uzavuga Imana neza, ugivuga neza, utirata cyangwa utazana ubwibone. Murabyumva? Ngo wasengeye abantu ngo bakira abadayimoni, bakira indwara. Nta mudayimoni urinjira iwawe ngo abanza kwatake. Ujye uvuga dayimoni uyikubite noneho uyizi neza, uyisekura ubwo uti dayimoni yagusekwe ndakuzi. Hari korari imwe yitwa yakumukenye igira imindirimo ngo dayimoni, ngo barivuga ngo dayimoni yaramutengo birirwa barwana ngo barwana ngo haburaho gatoya ngo imwice, ngo ariko ngo arashimira Yesu wamuhaye imbaraga akanesha dayimoni. Murabyumva? Rero ni ijambo ryitwa gukiranuka. Kiranuka mperutse kujya muri taxi, mfite inote y'ibihumbi 2 ariyo ndi gucungiraho 2 kugera iwacu, kuva Nyabugogo kugera iwacu ni 1,000 no kugaruka ni ikindi 1,000 muri taxi. Ariko ngongere kuri taxi ntanga 2, hanyuma konvoyeri arangije ngarurira 4. Ubwo ni konvoyeri yarampayera nani ari 2 nacungiragaho. Hanyuma mitanu ko numvijwe ry'umwuka wera arambwiye ngo Simba wa Yuda, kuri tagisi naho ugomba gukiranuka. Haleluya. Konvoyeri ndamubwira ni konvoyeri, subirana amafaranga yawe, ngarurira 1,000, ntabwo ngarurira 2, urangarurira 1,000. Ko urumva abagenzi bose nari ndiye konvoyeri. Konvoyeri araturikararira arambwira ati Simba wa Yuda, ati najyaga nkubona kuri YouTube uvuga ubutumwa bwiza, ntago nari nkuzi, ariko nuzajya ugera kuri tagisi yanjye ukabona ari nge uyiriho, ukabona mari ufite amafaranga nzagutwara, utanayafite nzagutwara. Arambwira ngo nkijije databuja, yari guhita nyirukana. Urabyumva? Cyo bitagukiranuka aho abantu bakureba naho batagira gute batakureba. Mudamu umwe nagatekerezo k'umudamu umwe ngo wari umukristo,
ari umudiyakora ari umurimbyi ariko ngo agakunda gusenga, bamwitaga murokore kandi agakora n'imirimo myiza agashyiramo no gukiranuka. Umunsi umwe rero umugabo we yari umupagani, ntabwo yajyaga yemera yuko umugore we ari umukristo ko anakiranuka, akamupinga cyane cyane. Ariko umunsi umwe rero umugabo akajya amwenza ngo azamudiye, ariko umugabo akabura impamvu. Bukeye bwaho umugabo nyabuze impamvu ahimba imitwe yo kumubitsa izahabu, amubitsa n'amafaranga menshi. Hanyuma aranje abwira umugore ati ngiye ku gisafari, ariko umunsi nzagaruka nzasanga izahabu yanjye n'amafaranga yanjye ntuzakoreho. Umugore aragenda arabibika, umugabo amucunga aho abibitse. Arangije abonye umugore agiye, aragenda aterura igitambaro gipfunyitsemo zahabu, umugabo aragenda akijugunya mu nyanja. Nyuma umugore yikomereza imirimo, umugabo agisafari. Hanyuma rero igihe kigeze ngo umugabo agaruke, ahamagara umugore amubwira ati mugore wanjye urahunda turaho, ngiye kugaruka, ngiye kuva isafari, atariko ninza nzasange zahabu yanjye sange n'amafaranga yanjye. Umugore kuko yarazi yuko yabitse ibintu by'umugabo neza, ntabwo yari yarageze abyitaho, gusa yumvaga yuko nta muntu wagera ahantu yabitse iyo zahabu n'amafaranga. Hanyuma umugabo abwira umugore amubwira ati rero ninza nzasanga izahabu, ntiyavuga amafaranga avuga izahabu, nzasange zahabu yanjye, ariko ninza ati maze n'igihe ntarya ubugari n'isamaki, tuzantekera ubugari n'isamaki. Umugore ati nta kibazo. Igihe kigeze rero umugore ajya ku isoko ashaka isamaki arayibura, ariko ubugari arabugura. Hanyuma abonye yibuza atashye, ariko kubitana n'abarobyi bavuye kuroba igisamaki, yumvikana nabo arakigura kijyana mu rugo, aracyoza neza, agisatuye mu nda, akuramo igitambaro gipfunyitsemo zahabu. Mudamu arakireba, akitegereje abona arakiza, apfunduye abonamo zahabu. Ajya kureba aho yayishyize arayibura, ariko arakimesa neza, arongera asubizamo zahabu, arafunga neza, apfundura igiseke cyari ku meza kuri saramanje, arongera ashyiramo zahabu, arapfundikira. Umugabo rero mu gutaha yahitiye ku isoko agura umuhini. Agura umuhini, aravuga ati uko byamera kose uyu mugore ndamukubita umuhini. Umva ko yivuze ngo ni murokore, ngo arakijijwe, barakiranuka. Iyo byumvishije numva umujinya, iyo byumvishije numva iseseminyije. Ati no munsi ati mbonye urwati none ati ndamucapa we, ati ndamudunda we, ati uretse naza kukazi ndamukocora we. Umugabo atanu umuhini ageze kuri porotaye arakubita. Umugore aje kumwakira, umugabo ati ntacyo mvugana nawe utaranyereka zahabu. Umugore atari ku mugabo mwiza, wabanje ukinjira ukanafungura ibya zahabu ko turi buze kubireba, wabanje ukaza. Hari abagore bazi kuvuga neza, abagore mujye muvuga neza. Haleluya. Umugore amugusha neza, ariko umugabo atanu umujinya. Hanyuma aramukarabya, aramwicaza, arafungura, akoramo rimwe, akoramo kabiri, gatatu ati sinongera utangeretse zahabu yanjye turayibabaye. Umuhini ajya kukuta, umugore atari kumuretse kunkubita, mubwira aho zahabu iri. Arambwira ati fungura icyo giseke kiri kuri meza aho ngaho urimo kurira, funguramo urebemo. Umugabo afungura vuba vuba, akozemo, azamuye abona igitambaro arakiza, afunguye abonamo zahabu. Haleluya, haleluya. Umugabo atungurwa no kubona zahabu, azi neza n'ahantu yayitaye. Abaza umugore amubaza ngo mbese iyi zahabu ko nzi ko nayifashe nkayijugunya mu nyanja, wayikuye hehe, byagenze gute kugira ngo zahabu uyibone? Umugore asubiza umugabo aramubwira ngo mu ijuru mfite Imana indeberera. Abantu bafite Imana ibarebera nibatare. Haleluya. Iyo twakiranutse mu ijuru baratureberera. Haleluya. Umugabo abaza umugore ati iyo Mana ikureberera gute, ko nzi ko nari nakurangije, iyo Mana yakurebereye gute? Umugore ahagarara neza, aravuga ati reka nze nkubwire Imana. Rero ahita amubwira indirimbo y'120 ku gitero cya mbere, avuga ngo mwijira imbere y'Imana. Burya mfite umuntu mvugira, ni umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo. Aramurimo yavuga ati mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we, ubwo mvugira nta mwanzi wamunyirukanaho. Haleluya. Iyo
twakiranutse mu ijuru bajya batwirata. Haleluya. Kandi iyo twakiranutse izina ryacu riba ku mutima w'Imana. Haleluya. Iyo twakiranutse Imana iratwirata. Iyo twakiranutse izina ryawe, izina ryanjye, izina ryawe riba ku mutima w'Imana. Nta mwanzi wamukwirukanaho. Umugabo aravuga ngo kubera iyo Mana yagushoboje kubona iyo zahabu, nemeye ko uri umurokore, nemeye ko ukiranuka, uhereye aka kanya ndihannye, nanjye ndashaka gukurikira iyo Mana. Kubana nawe barekubugo bitabe Yesu. Haleluya. Haleluya. Mfite impamvu zo kuririmba, numva nuzuye amashimwe, nukuru Uwiteka yakoze urimo, yatembesheje amazi meza mu mutima, iguye umwuma, nukuru Uwiteka yakoze umurimo, nukuru umutima wanjye urabyemeza, wera ni wowe. Hari impamvu igintera guca bugufi, nkaririmba indirimbo zishimwe, wakomeje umutima ucitse intege, umvise gusenga kw'ijwi ryanjye, nukuru umutima wanjye urabyemeza, wera ni wowe. Haleluya. Haleluya. Gukiranuka, ndakwifuriza gukiranuka muri uru rugendo. Jambo rya gatatu ni ukubika amavuta. Kubika iki? Amavuta yawe yabike. Amavuta niko gaciro k'ubukristo. Umukristo udafite amavuta atakaza n'ubukristo. Muranyumvishije? Umukristo udafite amavuta atakaza n'ubukristo, ariko ufite amavuta ntabwo utakaza iki? Ubukristo. Bibiliya ijambo ry'Imana twasomye yatubwiye abakobwa 10, 5 b'abapfu andi 5 b'abanyabwenge, ariko bose bajya gusanganira umukwe mu gicuku n'injoro. Habaho urusaku ngo nimusanganire umukwe araje. Ngo abapfu barahaguruka n'abanyabwenge barahaguruka, bose baboneza amatabaza yabo, ariko abapfu amatabaza yabo yanga kwaka kuko nta mavuta yaragize guteye yararimo. Niki cyatumye abapfu ko bari kumwe n'abanyabwenge ko bose nta na hamwe bose bari kumwe mu nzu? Niki cyatumye bamwe baboneza amatabaza kaka abandi bayaboneza ntiyake? Abapfu ikintu cyamaza amavuta yabo ni igihe. Igihe dusohoyemo cunga amavuta yabo, nutayacunga igihe kizayama. No, icyatumye abanyabwenge babika amavuta kandi bari kumwe n'aba bapfu ni ukubera iki? Bo igihe bagezemo babitse amavuta babika nayo mu mperezo. Uranyumvishije? Bika amavuta ubike nayo mu mperezo. Nuhura n'ibikurushya ubitambuke, nuhura n'ibigucogora ubitambuke. Imana idusure kandi Imana itugirire neza. Jya ntangazwa n'abantu nahoze mbona hano mwese musimbuka,
muyobozi kajya mu mwuka, ese mukajya mu mwuka mukavuga mu ndimi, wari kubareba yavuga ati bari abantu bafite iki, siko yari kuvuga. Ariko niba uyu munsi hano tugeze ku rwego abarokore banywa inzoga bagasamba nabandi bagakora divorce, uri murabyumva, kandi baruzuye umwuka bakongera bagahagarana bakavuga mu ndimi, aho muratubeshya. Ndashaka kukubwira umuntu ufite amavuta. Mugabo umwe w'inshuti yanjye aherutse kugira ikibazo gikomeye, umudamu we amutana abana 6 n'uruhinja rw'amezi 3. Umugabo ukomeye n'umugore arakomeye. Gore yambukira muri bihugu byo hano hakurya, ijyanirayo n'umusore, musore aramujyana, baragenda bakora muri rya jambo ryitwa ngo ni yamvugo y'iki ngo nukuryoshye. Mugore akajya afotora amafoto iyo hakurya aho bari ku mucanga no ku mazi, akohereza umugabo, akamwereka amafoto aho bari muri shambure, akoherereza umugabo, agafotora amafoto arimo gusomana n'uwo muhungu wamujyanye iyo hakurya, akamwoherereza. Umugabo aragenda yapimaga ibiro 85, aragenda arananuka asigarana ibiro 60, 25 byose arabitakaza. Ariko umugabo yegera Imana arasenga, vuga ngo arasenga sha. Mugabo arasenga, kajya ampamagara mu gitondo saa 6 nimugoroba ndamufasha gusenga. Umugabo aragenda amanuka ku gitanda cye cyiza. Buri hari abantu bafite ibitanda hano hanze baryama, bafite ibitanda baryamaho kabisa by'ababosi. Akivaho akajya aryama hasi ku mukeka, aragenda aryama hasi akubita ameza ya 5 aryama hasi atava kuri matora ye. Aragenda arababara arateseka, ategereza kumva ijwi ry'Imana ryamubwira ko Imana imugaruriye umugore, arariheba. Ategereza ijwi rimubwira yuko we Imana imubwira ko atandukanye nawe, arariheba. Cyakora umugabo abonye Imana itari mu kumusubiza, kubisa ukwezi kwa 6, Imana irurukira amubwira iti mwana wanjye nabonye gusenga kwawe, mbona n'amarira wariza ameze nk'agahinja kabuze ibere, none ndagutabaye nkugaruriye umugore. Ngo buke yarose izo nzozi, umugore yari yaraye ashwanye na wa mugabo yo hakurya, yari yamurumye hano ku itama. Umugore amubwira ati ariko sha ukanduma n'umugabo wankoye akanankwa atarigeze anduma, ati pati nta mugabo bwawe waramutaye. Umugore ageze hano ku kibuga i Kanombe, ahamagara umugabo kuri telefoni, arabwira ngo umugabo agira ngo arimo ararota, ngaruke mu rugo. Ngaruke he dore abagabo mwiterana ukuntu bandeba. Ayewe ngaruke mu rugo. Umugabo arabanza afata amazi, arabanza ariyuhagira neza mu mazi, abona telefone none yongera soni, abona niyo umudamu. Arambwira ati mugabo wambabarira nkongera nkagaruka mu rugo. Umugabo aramaze se urimo urabimbaza uri hehe? Undaterega ndi Kanombe. Urahari se koko cyangwa ni nundi muntu uyoberanyije cyangwa ni wowe cyangwa none? Undati ni ngewe. Umugabo yatse imodokari arayifite mu rugo, aragenda ni Kanombe, asanga umugore warahagaze, amupakira imodokari, amugarura mu rugo, amusubiza mu rugo. Ndagira ngo nkubwire, ndagira ngo mbabwire bene data, ibyo kuvuga ngo mufite amavuta, uwo ni ufite amavuta. Bisaba amavuta abitse mu mperezo. Ariko urajya kubona umugabo wabone bamwandikiye ka message ngo sheri umuraze ku ijoro. Ni sheri? Hari niyoba ubwo mbega nyine umugabo ugahita wimura igitanda uti ndagiye, pote ndanagiye, uti ndanagiye. Urajyaye habaye iki? Niki kirimo kikuvana mu rugo? Sheri ryonyine gusa, ryo ryonyine gusa.
utanamubonye banamuhakabiza ubyibuza kwitama ngoshe urugambo gusa banditse muri telefone rugatuma urara udasinziriye. Ubwo rego ukaba ufite umusore murimo mu byumva kimwe muri iyi minsi, ariko wamubona umukobwa mugenzi ngo kuko amuhobeye, iyo bikaba impamvu yo kuvuga ngo mpise nkubenga. Uzahora n'isi, uzahora n'ibyo umuntu wahoberanya n'undi uramubenza. Icyo cyonyine nta kubyariyeho abana batanu badafite base. Bari dusure ibintu mwirirwa muvuga ngo we amavuta mwitonde, amavuta aradu tugiye kuyapimira hano imbere mu gicuku aho tujya gupima amavuta muri urugendo. Nimuririmbe, nimukore danse, nimube mu rusengero, nimukore imirimo, nimukore byose, ariko amavuta hari aho tugiye kuyapimira, hari aho tugiye kuyareba. Hari aho tugiye kuyareba. Ibyo kuvuga ngo wavuze mu ndimi nyinshi cyangwa warahanuye ngo wakoze ibitangaza, icyo uzahura nacyo kikakuremerera ukagitambuka, ni wowe ufite amavuta. Ibyo kuvuga ngo ngewe ngo narize ngo mfite digiri ngo mfite na masters, ngo ndi umuntu umuhatari, ngo mfite n'amataye, ngo mbega nyine ngo murabona ko nzi no gutebeza, ngo murabona ko ndi bogari. Itondesha ibyo by'ubugari bigabanya. Ntabwo ubugari aribwo bwubaka urugo, ni igicuku tugiye kukureberamo tugapimiramo amavuta yawe. Kuba maso mu rugendo, kuba maso hehe. Ayiwe, fate mikrofone hano ukubita ikorasi, izo kurabya nizo guhimbaza, utwemeza turamurimbyi kabisa. Yaraye mu butayu, yaraye mu mavuta, yaraye kizabonwa. Araririmba n'umuhanga. Haleluya, amina. Mbega utera iz'imirambaro n'iz'imitambiko tukwikiriza, ariko se hura n'ibikunyeganyeza, hura n'igicuku, tumenye amavuta ufite. Kera igikizwa hinjira mu gakiza, hari umudamu twari duturanye, yari afite umugabo, sinzi ugiye kuvuga amazina ye, ariko yari afite umugabo, w'umusinzi unywa inzoga, ufite amafaranga menshi menshi. Hari abantu Imana iba yarihereye gutunga bagatunga menshi, ariko umugore ari umurokore. Byageze ku rwego umugabo atahana abagore babiri, kandi nawe ari mu nzu icyarimwe. Bagasanga umugore mu nzu, umugabo akamubwira ati byuka jya kurara mu cyumba cy'abashyitsi, nzanye abandi bashyitsi. Umugore akabimukira, akabareka bakajya mu nzu. Ari nkawe udashatse peteroli na mazutu na esanse, warara ubivanze. Uwo mugore yihanganira icyo kigeragezo kugera ku rwego umugabo amwanduje na sida. Sida iraza imugeramo, umugore ahangana nayo. Murabyumva, ku munota wa nyuma kuri finali, umudamu abwira Imana ati wambujije kuvuza induru, none dore ndarangiye. Imana iramubwira ngo nari naguhinduye igishoro, ariko nkubikiye ubugingo buhoraho. Kugera ku rwego umudamu abaho muri ubwo buzima, si wabanje gupfa, umugabo niwe wabanje gupfa. Ariko mu gupfa umugabo nawe apfa yihannye, asabye imbabazi umugore we. Arambwira ngo nubutamenya, ngo ntago yari azi ko ari ukwishimisha, aratura. Umugore amaje gushyingura umugabo hashize icyumweru, umudamu nawe ahamagara abantu aravuga ati nimuze munyegera, ati ijuru ryanjye Imana yansezeranyije ndaribonye. Arabicaza aravuga ati nta muntu nsabye kurira, ahubwo mushima Imana
munateke mukore n'umunsi mukuru konge ngiye iwacu tibampamagaye arababwira ati ejo nk'iki gihe nzaba ngiye ababwira isaha arabwira ati ejo nk'iki gihe nzaba ngiye uko yurira igare aragenda isaha yababwiye abantu bose umuryango wose bateranye bicaye aho ngaho isaha bageze bagiye kumunyeganyeza basanga umuntu isaha igeze basanga umuntu yagiye kera bakora nta marira yabaye muri urwo rugo bakoze igitaramo nk'uko yabivuga ati mubage murye munywe kuko umugeni aratashye haleluya umuntu wihanganiye igicuku akabika amavuta kurinda ageza finara akambuka kugira ngo uzambuke Yorodani no kubika amavuta esa aya mavuta mwayumvishije iyaduhe cyangwa ntiyaduhe ijambo rindi dusorejeho dusenga Imana ni ijambo ryitwa kwita ku iherezo ry'ubugingo bwawe ku iherezo ry'ubugingo bwawe abakristo benshi turasenga tugasaba Imana ikaduha ariko kugira ngo tujye dusengera iherezo turisengere ni gakeya cyokoza tuyavuga ngo Mana ndindira ubugingo ariko gusengera iherezo uburyo uzambuka Yorodani uvuye muri iyi si iherezo ryawe urarizi ese ujya usengera igare ryawe uko wazava muri uyu mubiri ujya ubisengera njyewe muri 2002 nawe n'abajura baraniga kandi banigira uruhande rw'urupangu rw'iwanjye baraniga bien sinzi umuhungu ukuntu yamfashe aka kantu kahano yaragafashe umwuka wo hasi no hejuru birekurana mbyumva cyararekuranye navuga nti ndagiye buriya nuko nguko bagenda ntegereza ko umutima uhagarara nawo sinzi ukuntu noneho mu bandi yikanza abantu asa nk'ande kuje gato yande kuje umugore atari icyo ni cyane kirimo kinsakuriza kandi ari umugabo we barimo bagira bate shati yanjye ubw'amahirwe amabandi ndayacitse ariko navuze nimba ari uko umuntu apfa bamunize Imana izandinde kuzasozura urugendo rumeze rutya iherezo rimeze ritya ndabona ndaryanze mu izina rya Yesu wagarewe rimeze gutya ndakwanze dusenga ikintu usabye Imana iragikora siko bimeze Imana dusure kandi Imana tugire neza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka mu bice 10 ku murongo wa 20 abigishwa ba Yesu bavuye kuvuga ubutumwa bwiza bamugezeho barambwira ati mwigisha twirukanye abadayimoni mu izina ryawe batwumviye biterera hejuru bavuza akamo ariko Yesu abararanganyamo amaso ababwira amagambo akomera avuga ngo ntimwishimire yuko abadayimoni babumvira ahubwo mwishimire yuko amazina yanyu yanditse mu gitabo cy'ubugingo haleluya nari mvuze gusengera iherezo dusenga Imana twegekere ya miryango dusenga Imana ariko nari mvuze gusengera kwita ku iherezo ry'ubugingo bwawe ujya usengera ubugingo bwawe ujya winginga Imana muri urugendo ukayibwira ngo Mana ubugingo bwanjye ubwiteho uburinde dayimoni uburinde inyatsi urinde abazimu uko dayimoni ajya ariganya ubugingo bw'abantu uko ari umukristo apfa tukibaza se agiye mu ijuru ntagiyeyo ese bigenze gute byari bimeze gute byari byifashe gute cyo mu minsi yashize merutse gupfusha databukwe ariko databukwe ajya kuva mu mubiri ijambo rya nyuma yaravuze ngo niryari ngo dusenge nisangahe ngo dusenge turamubwira ngo twamuzanye kwa muganga we ntiyarazi ko twanamuzanye kwa muganga aravuga ngo noneho nimusenge cyane turamusengera turasenga nawe arasenga cyakoze uko twakomeje dusenga waraceceka uko yacecetse 10:47 yaraciyeho turimo dusenga yasoje urugendo agira gute asenga ndagira ngo natwe dusenge Imana
muhaguruke dusenge. Kugeza ku iherezo ryanjye, niba nkugiriye umugisha, hari ijambo nifuza kukubwira, rimora ku mutima wanjye, mwami cyama nkabona icyo ngusaba. Kugira ifeza n'izahabu nabyo ni byiza kuri njye, kubaho neza n'ibindi nabyo ni byiza kuri njye, ariko hari icyo ngusaba, uzandindira ubugingo kugeza ku iherezo ryanjye, iminsi nzamara mu isi ntabwo nyizi sinayimenya, igihe uzazira ntacyo nzi, ariko icyo nkwisabira ni kimwe, uzarinda ubugingo bwanjye kugeza ku iherezo ryanjye. Kugira ifeza n'izahabu nabyo ni byiza kuri njye, kubaho neza n'ibindi nabyo ni byiza kuri njye, ariko hari icyo ngusaba, ubugingo kugeza ku iherezo ryanjye. Ndagira ngo umuntu wese uhagaze arebe mugenzi wawe, mufate ibiganza bibiri. Fata ibiganza bibiri mugenzi wawe muhagararanye. Fata umuntu umwe, mufate ibiganza bibiri. Uwo muntu ugiye gusengera, musengere umusabire ubugingo, musengere abane n'Imana, musengere Imana imurinde muri uru rugendo, mwatureho imbaraga z'amasengesho, mwatureho uburinzi bw'Imana bwo gukiranuka, musabire ku Mana, umwatureho ijambo riremereye, ijambo ririnda ubugingo, ijambo rimurinda gukora icyaha, ijambo rimurinda gucomoka ngo ase n'isi ahubwo ase n'Imana. Shando bene for the dry tope sansore mone dry. Musengere Imana imuhe kwita ku iherezo ry'ubugingo bwe. Turasenze Yesu, dusenge ubugingo bwacu, dusenge ubugingo bacu. Abagatare turasenze, ababyeyi turasenze, abamama turasenze, abakobwa turasenze, abaririmbyi turasenze, abadiyakoni turasenze, abakristo turasenze. Ubugingo bwacu Mana, ubugingo bwanjye, hemburira ubugingo, hembura ubugingo, hembura ubugingo, hembura ubugingo. Abayembayembye, abasubiye inyuma, abacongoye, abatagisenga, abatacuzura umwuka wera, Imana yongera ibarebere. Uduhe kuba maso, uduha amavuta, duha amavuta Yesu, duha amavuta, 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 duhe duha amavuta, reta kire bone dry, duha amavuta y'umwuka wera kugira ngo dushobore urugendo, duha amavuta yo gusenga kugira ngo dushobore urugendo, duha amavuta yo gukiranuka kugira ngo tubishobore, tubishobojwe. Turasenze uzaturinde gutakaza ubugingo, uzaturinde gutakaza ubugingo. Twarabaye mu rusengero, twarabaye imbere yawe, twarazamutse imisozi, twarasenze, twaririje ubusa. Uzaturinde gutakaza
ubugingo. Tankere bone sansone mone dry. Teke bosire mone va. Shandokere dotai. Uri Imana y'amahoro, 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 uri preto takide mone santo beneva, uri Imana y'amahoro itanga ubugingo, uri Imana y'amahoro uturinde gukora ibyaha, ubugingo buzabona, buzatua, ubugingo buzakubona, ugiye kwita ku iherezo ryacu Mana. Shadomene fire ceremony dry. Tasire contre dosika. Pesansore vodeki. Shando bene fire ceremony dry. Uri Imana y'amahoro. Ndagushimiye. Yesu gira neza. Tuguhaye icyubahiro. Tugukomeye amashyi muri iri teraniro. Kudusezeranyije ubugingo. Tukuvugirije impundu. Aya mashyi ni ayawe. Kudusezeranyije ubugingo. Tugukomeye amashyi. Tugukomeye amashyi. Uri Imana yo kwiringirwa. Uri Imana yo kwizigirwa. Uri Imana yo gupfukamirwa. Uri Imana yo gushyirwa hejuru. Aya mashyi ni ayawe. Kuko udusezeranyije ubugingo buhoraho. Bana n'abera. Kandi utunezeze muri byose mu izina rya Kristo Yesu. Amen.